Ndabasuhuje muhawe ikaze nanone mwe mugiye kubana natwe kuri uyu muyoboro wa Mr Scolaire Kizito. Kuri uyu munsi wa none rero mwe mugiye kubana natwe, ni umunsi tugiye kubagezaho cyangwa se mugiye kumva agakuru. Ni agakuru k'umugabo wasabirizaga ariko birangira nyine abaye umuherwe, abaye umuntu ukomeye cyane abikuye mu gusabiriza. Mwe rero mwahisemo kubana natwe, amahoro y'Imana akomeze abane namwe, muhawe ikaze nanone. Njye mwumva ni Kizito nk'ibisanzwe ugiye kubagezaho aka gakuru. Hari umugabo wakundaga gusabiriza, yakundaga kwicara mu mujyi, hari pembe yakundaga kwicaramo ndetse akahicara asabiriza ateze amaboko, afite n'akabasi aho ngaho agategera amaboko umuhisi n'umugenzi uwo ari we wese utambutse ndetse n'ugiye guhita amusaba igiceri cyangwa se inote, icyo waba ufite cyose. Gusa nyine uwo mugabo bwarakeye nk'ibisanzwe abyukira kuri ya santere, araza arahicara ategereza ko bamuha. Gusa nanone bidatinze mu masaha y'urukerera hari imodoka yahatambutse, imodoka yari nziza cyane, abona iraparitse, havamo umugabo w'umukire cyane. Uwo mugabo akimara kuvamo rero wa mukene wasabirizaga, wa musaza yaragiye aramwegera ndetse amusaba, aramubwira uti wamfashije ukampa nubwo wampa igiceri cy'ijana. Ariko wa mugabo aramubwira uti ariko se urinda usaba cyangwa se urinda untegera amaboko? Reka nkwibariza akabazo kamwe, ese haba hari ikintu wowe uri buze kumpa? Ko ngewe ngiye kuguha hari icyo wowe uri buze kumpa? Wa musaza aramubwira uti ngewe rero ureba ndakenye, nta kintu na kimwe ngira ndetse nta n'ikintu naguhereza kuko ntacyo mfite natanga. Wa mugabo aramureba aramwenyura araseka, ariko aravuga uti nta muntu n'umwe wabura ikintu atanga, wowe rero nta kintu naguha kuko nawe nta kintu uri bumpe. Njye rero undeba gutyo, rero umugabo wari uri kwivuga, njye ndi umuntu w'umukire cyane ndetse nkora ibintu by'ubucuruzi, nta kintu cyanjye rero cy'ubuntu njya ntanga, iyo nguhaye nawe uba ugomba kugira icyo umpereza, bityo rero niyo mpamvu nta kintu naguhereza. Wa musaza yaragiye ariyumvira aravuga uti byanga bikunze uti nyine arahombye nta kintu abonyemo. Ariko wa mugabo aramubwira uti nk'umukire, arongera aramwegera aramubwira uti wari uparitse imodoka, aramubwira uti ahubwo wowe shaka buryo ki wajya ugira ikintu utanga kugira ngo nawe baguhereze. Arega baho nk'umucuruzi, umucuruzi ni wenyine uba ugomba kujyayo, nimba hari produit runaka ushaka ukamuha amafaranga ndetse nawe akayikugezaho nk'ibisanzwe. Ibyo rero byatumye wa mugabo yiyumvira, aragenda asubira handi ku santere aho yakundaga kwicara, aricara arategereza nk'ibisanzwe, asaba bisanzwe. Ariko nyuma arayatashye, ataha yiganirira nyine mu mutima, ataha avuga uti ariko se uti ibi bambwiye nabikoraho iki se, nabyitwaramo? Ntiyaragiye araryama ku icumbi ryiwe, ndetse nyuma yaho mu iryo joro umutima ukomeza kumugira inama, yiga inama yo kuvuga uti ariko se umugani njyewe mfite iki natanga se ko nkenye nta kintu? Ariko akomeza gushyira agatoki ku kandi avuga uti hafi y'urugo rwe heraga indabo nziza cyane, indabo nziza z'iroze. Aravuga uti ariko ziriya ndabo zimeza ko mbona zimeza umunsi ku wundi, nkagenda ahubwo nzitema nzijugunya nkajya kuzisasira, uwajya atwara ururabo umpaye igiceri cyangwa se ugize ikinama nanjye nkamuha ururabo. Wa mugabo rero w'umukene yigiriye inama yo kujya afata za ndabo akazijyana kuri ya senta aho yicaraga. Yaragiye arazica nk'ibisanzwe, aragenda aricara kuri ya santere hamwe yakundaga kwicara, ndetse umugezeho wese umufunguriye akamuha igiceri nawe agahita amusubiza ururabo. Yamwitaga amusubiza ururabo, akamuha ubundi akamushimira, bikabatangaza cyane. Ndetse bikomeza bityo n'abandi batagiraga ikintu bamuha, babona abahaye akarabo k'iroza nabo bakagaruka bakamuha igiceri, bamuha igiceri nawe akabaha akarabo k'iroza. Byakomeje gutyo, wa mugabo aravuga uti ahubwo ndi kubona iyi ari business, ndi kubona noneho ntangiye kujya ngira ikintu nkuramo. Wa mugabo rero nk'ibisanzwe yaraje, wa mukire yakundaga kuza muri business ze dore ko yari umucuruzi, agarutse aparika imodoka ye. Imodoka yari nziza cyane yo mu bwoko bugezweho, imodoka yari igezweho dore ko yewe yari umukire w'umucuruzi. Ageze aho rero
arongera abona wa mugabo yicaye hahandi, wa mugabo akimukubita iryera dore ko yari amaze kumumenya, aragenda aramwegera aramubwira uti se wampaye igiceri ko mfite ururabo ko nanjye ndaruguha. Umugabo biramusetsa cyane aravuga uti koko okay, uti nta kibazo. Yakuyemo inote arayimuhereza, inoti ya 2. Undi akimara gufata inoti ya 2 amuhereza ururabo. Undi arangije araseka cyane, wa mukira arishima aramubwira uti sureba, uti ibi nibyo byiza cyane rwose, uti ntago wajya ubura icyo uha umuntu, uti ibi bizagufasha ndetse bihe byanagufasha kuba wakura amaboko mu mufuka ngo utegereze gusaba gusa, kuko ibyo nta nyungu yabirimo, dore ko abantu bakunda bakora. Bityo rero wa mugabo w'umukene yakomeje kwiyumvira, akomeza kuvuga uti nyamara wa mugabo yangiriye inama nziza. Yakomeje umwuga we ndetse ahubwo akomeza kwagura, hamwe hiyezaga za ndabo z'iroza, nawe akomeza kugira izo atera ku mpande zigiye zitandukanye. Indabo zakwera agakomeza kugenda ajyana aho yasabirizaga. Umuhaye igiceri nawe akamuha ururabo, ugize icyo amuha nawe akamuha ururabo. Bityo rero uwo mugabo akomeza iyo gahunda. Bidatsinze rero nk'imyaka igera muri 2, wa mugabo yaje kuba umuherwe cyane, akuramo amafaranga menshi ashoboka, aza gushinga bizinesi yo guhinga indabo mu gihugu ndetse no hanze yaho, akajya yurira indege, ari ubucuruzi bw'indabo. Bityo rero yaje guhurira Dubai hamwe n'undi mugabo wa wundi wari umukire, undi wamugiriye inama, biramutungura cyane. Wa mukene ariko kuko we yamwibukaga, dore ko wa wundi we yaramuheruka ari umukene nyine, ntabwo yabaga yatekereza ko yahurira nawe Dubai. Bityo rero wa wundi yaramwegeye, wa mukene aramubwira uti uraho neza, undi aramwikiriza uti amahoro amahoro. Undi yaramwikirije amubwira uti se ko ndi kubona amaso ataraya, undi aramubwira uti wabimenye rwose amaso ntabwo araya, ahubwo ni njyewe wa wundi wasabirizaga ku muhanda ukamugira inama yo kuba yagira icyo akora kugira ngo nkure amaboko mu mufuka, wo kugira njye nirirwa nsaba, ahubwo njye mbona bimwe nakuye no mu maboko yanjye. Undi arangije aramwitegereza aravuga uti ntabwo bishoboka. Byaramutunguye cyane ariko araseka cyane arishima, ubona ko amaso akanyamuneza ku maso bimugaragaraho. Byaragenze rero birangira wa mugabo amwegera aramubwira uti se byarangiye gute kugira ngo ugere aho ugeze. Undi yaramubwiye uti rero ya nama wangiriye nariyumviriye, ndareba ndavuga uti munsi y'urugo rwanjye, nubwo yari akazu gatoya aho natahaga, nabaga njyenyine nta wundi mpasiga ntaki, hiyezaga indabo nziza z'iroza. Bityo rero ukimara kumbwira ko ngomba gukura amaboko mu mufuka ahubwo nkagira icyo nkora, ibyo byatumye ngomba kuba navuga uti ngiye kurya ntanga indabo, umpaye igiceri umpaye iki haba veni nanjye nkamuhereza ururabo. Bityo rero nakomeje ibyo ngibyo, ntangira kubonamo amafaranga, ngura agahene, ngura udukoko, ntangira kubonamo umusaruro ndetse nanjye ntangira kubaho neza. Ibyo rero byaramfashije, noneho bituma noneho ntangira kwiga umushinga w'ubuhinzi bw'indabo. Ibyo rero byaje gutuma ntangira gushinga iduka ritanga indabo, abantu bakansanga banyegera, nibyo bitumye ngera ahangaha. Ubu rero ndeba gutya naje mu bucuruzi bw'indabo, naje guhura n'abandi bashoramari ndetse n'abandi bafite proje kuri njyewe. Wa mukire byaramutunguye cyane ndetse arishima, aramubwira uti warakoze cyane. Undi aramushimira aramubwira uti warakoze cyane kungira inama ndetse wakoze kunyibutsa ko uko byagenda kose nta muntu udafite ikintu yamarira undi, ndetse nta muntu udafite icyo atafasha undi. Bityo rero naje guhita nkuramo isomo ndakora cyane. Ibyo rero nibyo byamfashije ndetse bikomeza kunyubaka. Ubu rero ndagushimira cyane ku nama nziza wangiriye. Iyi nkuru nze rero yaje kurangira wa mugabo akize cyane aba umuherwe. Mwakoze cyane kubana natwe. Gusa inyigisho irimo nuko nyine akenshi igihe utuje ushobora gutekereza ukavuga uti njyewe ndinde wo kuba ntagira aho ngera, ahubwo usanga abantu benshi twifitemo ibitekerezo, abantu benshi bafite ibitekerezo ariko nyine batabyaza umusaruro. Itekerezeho urebe, nyamara hari icyo ushoboye, hari icyo wakora ndetse kikakuzanira inyungu. Wa mugabo iyo atigira inama avuga uti hari icyo nakora, byari kurangira akomeje gusabiriza, kandi gusabiriza naho byari kumugeza. Yari gusabiriza imyaka ikarindwi iba amagana agisabiriza, ariko nyine yaje kugira ibitekerezo byiza. Rero icyo nabashishikariza ni uko gira igitekerezo cyiza cyubaka muri wowe, ugire intego, ukore cyane ndetse byanga bikunze bizakubyarira
bikakubyarira umugisha n'Imana ibigufashijemo. Niyo mpamvu rero uko byagenda kose kora ndetse wumve bya bitekerezo byiza biguhatira kugira icyo wamarira abandi, nawe ube wabera mugenzi wawe, ube nka wa mukire wo gufasha mugenzi we amugira inama y'icyo yakora. Bahera mugenzi wawe umugisha rero, umugira inama, hari byinshi bakora bigiye bitandukanye, umubwira uti kora gutya na gutya. Ibyo rero bizagufasha ndetse binafasha wa mugenzi wawe. Nk'uko twabyumvishe mw'aka gakuru keza, ni uko wa mukire yagiriye umumaro wa mukene, ahubwo atari uko amwanze. Nubwo wa mukene wenda byamubabaje aravuga uti nta kintu bamuhaye, ariko byaje kumubera umugisha, akuramo igitekerezo cyiza. Ibyo rero nibyo byatumye aba umuntu ukomeye ndetse abamo umukire umeze neza. Mwakoze cyane kubana natwe, ngiye mwumvaga Kizito nk'ibisanzwe kuri channel Mr Scolaire. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, nakagaruka, ndetse ushobora kudusangiza igitekerezo niba hari byinshi waba ufite watugezaho. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, mwe mubana natwe umunsi ku wundi. Mwakoze cyane.